Lesson 3. I am sorry to plus verb. Saying you are sorry to express. Saying you are sorry to expresses a feeling of sympathy or regret. Iyo uvuze ngo sorry to bivuze ko nyine wicujije. Here are some examples. Hano dore ingero. I'm sorry to be so late. Mbabajwe cyangwa nicujije ko nakerewe cyane. I'm sorry to hear about your sick mother. Nicujije kumva iby'uburwayi bwa mama wawe. I'm sorry to waste your time. Nicujije kuba nangije igihe cyawe. I'm sorry to make you feel so sad. Nicujije kuba natumye ugira agahinda. So sad, agahinda kenshi cyane. I'm sorry to disagree with your decision. Nicujije kuba ntemeranyijwe nawe ku cyemezo cyawe. I'm sorry to call so late. Nicujije guhamagara ntinze cyane. I'm sorry to admit what you did. Nicujije kwemera icyo wakoze. I'm sorry to end this relationship. Nicujije ko ngiye kurangizanya nawe mu mibanire. Lesson 4. I'm thinking of plus verb in ing. Thinking refers to a process of thought. Thinking bivuga igikorwa kibera mu bitekerezo byawe. Forming an opinion or judgment. Bikaba bitanze igitekerezo cyangwa se kugira urubanza runaka ufata. When expressing I'm thinking of, iyo uvuze ngo I am thinking of, you are letting someone know what you are personally thinking. Ubugira ngo umuntu amenye icyo uri gutekereza ku giti cyawe. Here are some examples. Dore ingero. I'm thinking of checking out the new movie. Ndimo gutekereza kugenzura filimi nshyashya cyangwa kuyireba. I'm thinking of filming my vacation. Ndatekereza gufata video y'ikiruhuko cyanjye cyangwa vacances. I'm thinking of following a healthy diet. Ndatekereza gutangira ngakurikirana indyo indyo nziza, a healthy diet, indyo nziza. I'm thinking of handing out flyers describing our business. Ndatekereza gusohora za flyers ni nk'udutabo runaka tugaragaza ikintu. Ahangaha ndatekereza kudusohora nsobanura ubucuruzi cyangwa ibikorwa byacu. I'm thinking of increasing my workload. Ndimo ndatekereza kongera uburemere bw'akazi kanjye. I am thinking of introducing myself to him. Ndatekereza kumwibwira. I am thinking of launching a new website. Ndatekereza gutangiza website nshya. I am thinking of moving to a new city. Ndatekereza kwimukira mu mujyi mushya. I am thinking of offering her the position. Ndatekereza kumuhereza umwanya w'akazi. Umugore. I am thinking of opening up a store. Ndatekereza gufungura iduka. Lesson 6. I'll help you plus verb. This lets you inform someone that you are willing to provide assistance. Ibi nibiguheresha umwanya wo kumenyesha umuntu ko ufite ubushake bwo kumutera inkunga cyangwa kumufasha. This could refer to something physical or mental.
Ibi bishobora kuganisha ku kintu kigaragara cyangwa se cy'igitekerezo, like helping someone to think, wenda nko gufasha umuntu gutekereza, or remember something, cyangwa kwibuka ikintu. Here are some examples. Hano dore ingero. I'll help you cook dinner tonight. Ndibugufashe guteka ibya nijoro. I'll help you raise money for your charity. Ndibuze kugufasha kugira ngo amafaranga aboneke yo kuzakora igikorwa cy'urukundo. I'll help you register for your class online. Nzagufasha kwiyandikisha ku masomo yo kwigira kuyakure, icyo bita online. I'll help you move to your new house. Nzagufasha kwimukira mu nzu yawe nshya. I'll help you prevent that from happening again. Nzagufasha kwirinda ko ibyo byongera kubaho. I will help you park your car. Ndagufasha guparika imodoka yawe, kwishyira mu mwanya. I will help you provide all the information you need. Ndaza kugufasha gutanga amakuru yose ukeneye. I will help you realize your potential. Ndaza kugufasha kumenya neza ubushobozi bwawe. I will help you stop smoking. Ndibugufashe kureka kunywa itabi. I will help you shop for grocery. Ndaza kugufasha guhaha imboga n'imbuto.